urugero ruhanitse rw'ubumenyi mu bigendanye n'ubumenyamuntu cyangwa se biology n'ibyitwa physiology, uburyo imibiri y'abantu ikora, rumaze kugeza abantu mu bumenyi bw'uko ibitubaho hafi ya byose usanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari umusaruro w'imisemburo ivubukira mu mibiri yacu. Uyu munsi ngiye kugaruka ku bintu bisa naho bitavugwaho rumwe: ububata mu gukora urukundo, cyangwa se kuba imbata yo gushaka imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi cyane, nibyo bita sex addiction, gushaka ibintu cyane. Muri sosiyete henshi uzumva abantu bavuga ibintu badafite ubushakashatsi babihereyeho, bemeza yuko abagabo bakunda ibintu cyane kurusha abagore. Bamwe mu bagabo bahakana ibi ngibi, abandi ariko bakabyemeza. Uhereye kuri iyo mvugo, wanavuga yuko ubwo abagabo niba aribo bakunda ibintu cyane, n'ubu burwayi bwo gukunda ibintu cyane bikabije, sex addiction, yaba yibasira abagabo kurusha uko yibasira abagore. Uyu munsi nubwo ibyo ngibyo bivugwa ari nk'amagambo adafite ibyo ashingiyeho, nzanye ubushakashatsi bugaragaza yuko koko abagabo bagaragazwa n'imibare nk'aho ari bo benshi mu bagira indwara yo gukunda ibintu cyane, gukunda imibonano mpuzabitsina cyane kurusha abagore. Ariko nanone ubushakashatsi ndibugarukeho uyu munsi ndibuze kwibanda ku mpamvu ibibatera. Burya ngo gukunda ibintu cyane cyangwa se kugira uburwayi bwo gukunda ibintu cyane ushobora gusanga atari ngombwa ngo tubirenganyirize nyirabyo, ahubwo ubu bushakashatsi bwerekana yuko abantu bakunda ibintu cyane cyangwa se bifuza imibonano mpuzabitsina mu buryo burenze ubukenewe, ngo burya baba bafite umusemburo witwa uw'urukundo, love hormone cyangwa se cuddle hormone. Ubwonko bwabo buvurira mu maraso yabo, bigatuma bifuza ibintu inshuro nyinshi kurenza abandi bantu badafite ubwo burwayi. Ibyo birasa naho ari ingingo ibarengera, ariko umunota w'ubwenge wacu wa none reka tubyinjiremo neza. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko burya umugabo umwe mu bagabo 10 aba afite uburwayi bwo gukunda ibintu cyane cyangwa se kuba imbata yo gukora ibintu. Bamwe mu bagabo bazwi cyane ku isi batangwaho urugero rw'abagabo bakunda ibintu ku rugero rukabije ni nk'uwitwa Michael Douglas. Uyu ni umukinnyi wa filime ukomeye, akaba n'umuproducteur muri Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakinnye filime zirimo nk'iyitwa Falling Down. Uwitwa Russell Brand nawe ni icyamamare kimwe na Tiger Woods uzwi cyane mu mukino wa golf. Icyakora abashinjwe bose gukunda ibintu ku buryo buhambaye, abenshi barabihakana ndetse banemeza yuko ubwo burwayi butabaho. Icyakora ubushakashatsi bushyashya bwo bugaragaza yuko uburwayi bwa sex addiction cyangwa se ububata bwo gukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi cyane bibaho koko, kandi ko biterwa n'umusemburo uvubuka ku rugero rukabije, umusemburo w'urukundo, uwo bise love hormone, ari wo OXYTOCINE. Ubushakashatsi bwabishyize ahagaragara yuko abagabo bafite ubu burwayi bwo gukunda ibintu cyane cyangwa se babaye imbata zo gukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi kurenza ibikenewe, ari nabwo burwayi bwitwa hypersexual disorder. Byagaragaye yuko ngo imibiri yabo ibi yifitemo umusemburo wa oxytocine mu maraso yabo mwinshi cyane kurenza uw'abandi bantu badafite ubu burwayi bwa sex addiction cyangwa se hypersexual disorder. Uyu musemburo twise love hormone cyangwa se cuddle hormone, bakawita oxytocine mu izina ryawo ryihariye, n'umusemburo ubundi usanzwe ugira uruhare mu gushyira imbaraga imibanire igendanye no guhuza cyangwa se bonding, kuba umuntu yakwiyumvamo undi cyane. Kandi ibi ngibi bituma abagore cyangwa se abagabo usanga bafite abantu biyumvamo cyane iyo iyo misemburo ibavubukamo. Urenze n'ibyo kandi bavuga yuko uyu musemburo iyo ari mwinshi cyane mu mubiri w'umuntu bishobora gutuma umugore ashobora kwiyumvamo abantu barenze umwe, kandi mu gihe kimwe ugasanga umukobwa umwisa umuhehesi kubera yuko yiyumvamo abahungu benshi icyarimwe, ndetse ukavuga ko atanashobotse. Cyangwa se umuhungu ukamwita umuhehesi kubera ko afite abakobwa benshi ahura nabo bagakora ibintu kandi akumva biyumvisemo. Nyamara ibyo byose biterwa n'ivubuka ry'uwo musemburo ku bwinshi. Oxytocine mu maraso ye niyo imutegeka kuba yakwiyumvamo abantu barenze umwe.
ubundi uyu musemburo uvuye ku by'ishyari cyangwa se jalousie, ubundi impamvu bawita love hormone ni uko ubyara ibyitwa nk'icyizere umuntu agirira undi akimubona cyangwa se akumva umufitiye ubuntu, bigatuma asa naho amwiyumvishemo. Bityo ku bantu bafite ibitsina bihabanye, ugasanga uko kwiyumvanamo kubyaye n'ibindi birimo n'iby'abantu benshi basigaye bita bwombo. Ubundi uyu musemburo wa oxytocine uvubuka nta muntu ubigizemo uruhare, kuko ubwonko iyo bubonye umuntu runaka umuntu ashatse kwishimira buhita buvubura uwo musemburo wa oxytocine mu maraso, maze uwo muntu agahita atangira kwiyumvamo uwo wundi cyane. Byaba byiza n'uwo wundi umusemburo we wakwiyongera, ugasanga nyine agahu gahuye n'umunyotsi. Ibi ntibiba ku bantu gusa, ahubwo ku nyamabere nyinshi usanga iyo ziri mu bintu bizihuza bita social, cyangwa se izo nyamaswa ziri mu bikorwa biganisha ku ihuzabitsina, uyu musemburo uhita uvubuka kandi nta na kimwe kibigiramo uruhare, yemwe unavubuka nta muntu ubizi. Uyu musemburo nanone abagore bakunda kuwuvubura kenshi iyo bari mu mirimo ya hato na hato, cyane cyane iyo mu rugo, iyo bari kwita ku bana babo, maze ukabafasha kubaka ipfundo rikomeye ry'umubano wihariye hagati yabo n'abana babo. Cyane cyane ariko uyu musemburo unagira uruhare mu gutuma havubuka amashereka menshi mu mabere y'umugore wonsa, cyane ko uza nk'ikimenyetso cy'urukundo uwo mugore afitiye umwana yabyaye, bityo bikanatuma nyine yonsa neza anamureba mu maso, ari nacyo kimenyetso kindi cy'uko ubwiyumvanemo buba buri ku rugero ruhambaye hagati y'umwana n'umubyeyi we. Tugarutse nanone kuri bya bikorwa bibaho hagati y'abantu babiri bafitanye ibyiyumviro, uyu musemburo nanone wa oxytocine ukunda kuvubuka noneho ku bwinshi cyane. Wavuga ko ududubiza iyo abantu babiri batangiye igikorwa cy'ihuzabitsina cyangwa se cyo kwishimisha bikoreshejwe imibiri yabo cyangwa se ibice bimwe by'imibiri yabo. Ari nayo mpamvu uyu musemburo bawise akandi kazina k'akabyiniriro kitwa the cuddle hormone. Uretse no guhuza ibitsina ariko gusa, n'ikoranaho rya hato na hato cyangwa se iyambirana risa naho ryimbitse ku bantu bituma uwo musemburo utangira kuza. Ari nayo mpamvu abantu bashobora gukinisha guhoberana bikarangira basomanye, uwo musemburo wavubuka byaba kuri bombi, ugasanga ibyatangiye ari imiyambirano birangiye umwe ahondahonda, bigatinda nk'inyundo z'abafundi mu ishansiye. Ibi ariko abahanga banagaragaza yuko uwo musemburo nyine ku bantu batunze inyamaswa mu rugo, izo bita pets nk'imbwa cyangwa se injangwe, iyo akenshi umuntu atashye mu rugo imbwa ikamwegera ikabimwurira nk'uko zisanzwe zibikora, akenshi nanone ngo mu mubiri w'umuntu hahita hiyongeramo uwo musemburo wa oxytocine w'urukundo abantu bagirira izo nyamaswa batunze iwabo mu rugo. Abashakashatsi bakoze ubushakashatsi bwerekana yuko abahehesi cyangwa se abantu bakunda ibintu cyane akenshi babikunda ku bantu banatandukanye cyane, bitewe n'uwo musemburo mwinshi w'urukundo cyangwa se oxytocine utuma usanga urukundo rwababanye rwinshi ku buryo rutakwira umuntu umwe, bityo bakarunyanyagiza no mu bandi benshi. Bisa naho atari ikosa ryabo ugerageje gushyira mu gaciro no mu busesenguzi, kuko usanga uwo musemburo ntawe uba wabigizemo uruhare kugira ngo umuvubukemo ku rugero ruhambaye. Dr. Andreas Kazitofis wo muri kaminuza ya Cyprus muri Nicosia yatangaje yuko intego nyamukuru y'ubu bushakashatsi yari ukuba bagerageza gushaka umuti wafasha kuvura iyi myitwarire yitwa compulsive sexual behavior disorder cyangwa se CSBD. Ahanini biterwa n'umusemburo uhanitse cyane wa oxytocine uvubukira mu maraso y'umuntu ufite bwa burwayi twise ububata bwo gushaka no gukora imibonano mpuzabitsina. Oxytocine niyo ishinjwa ku mwanya wa mbere mu kugira uruhare runini mu kuba umuntu yagira uburwayi bwo kubatwa n'icyifuzo gihambaye cyo gukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi.